Isi dutuye igizwe n'imigabane 6 ituwe n'abaturage basaga miliyari 7. Twese uko dutuye isi, ubuzima bwacu tubukesha kuba imitima yacu ibasha gutera nibura amaraso inshuro 70 mu gihe kingana n'umunota umwe. Mu masegonda 60 umwuka mwiza umaze kugurana n'umwuka mubi kugira ngo amaraso yungururwe. Muri iki gihe umutima usunika amaraso ukajya mu mubiri ajyanye intungamubiri, ukanakurura amaraso yanduye, ni ukuvuga amaraso adafite umwuka mwiza n'intungamubiri, akagaruka mu mutima mbere yo kongera koherezwa mu bihaha kugira ngo yungururwe no kunyura mu mwijima ngo afate intungamubiri asubire mu mubiri. Muri iki cyegeranyo tugiye kugaruka ku ihumeka n'itembera ry'amaraso. Tubaye ikaze mu kiganiro ubuzima bwawe. Igice cya mbere, ikiganiro mugizweho nanjye Dusabane n'Imana Ernest. Mukaba mukwiye kubanza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo mukomeze kubona ibindi biganiro. Umuntu ukimara kuvuka, igikorwa cya mbere akora ni ukurira. Nubwo kurira ubusanzwe atari igikorwa gishimishije, ku mwana ukimara kuvuka biba binejeje kuko bari ikimenyetso cy'uko umwana uvutse ari muzima abasha guhumeka. Guhumeka bituma uturemangingo mfatizo tubaho, bityo ibinyita bikabaho, ingingo zikabaho, ingingo zigakora urwungano, uruhurirane rw'inzungano rugakora umubiri cyangwa ikinyabuzima. Twebwe abantu hamwe n'izindi nyamaswa turahumeka, tukinjiza umwuka mwiza wa oxygene, maze tugasohora umwuka mubi wa carbone dioxide. Umwuka dusohoye usanganirwa n'ibimera bikawifashisha mu guhumeka bikoresheje urumuri, nabyo bikabaho. Iki ni cyo gikorwa cyitwa guhumeka. Guhumeka no gusohora umwuka mubi wa carbone dioxide ukinjiza umwuka mwiza wa oxygene. Yego, umwuka wa oxygene umaze gutunganywa n'ibimera bigira ibara ry'icyatsi kibisi niwo tuba dukeneye. Uyu mwuka tuwinjiza mu mazuru rimwe na rimwe mu kanwa, ugakomeza mu nzira yitwa umuhogo w'umwuka ukinjira mu bihaha. Mu bihaha niho umwuka mwiza uhurira n'amaraso aturutse mu mutima, maze umwuka mwiza wa oxygene ugatangira kwinjira mu maraso, ari nako umwuka mubi wanduye wa carbone dioxide utangira gusohoka mu maraso winjira mu bihaha, maze ibihaha bikawusohora hanze. Ubwo guhumeka kw'inyuma kukaba kurarangiye, external respiration. Igurana ry'iyi myuka ibiri rikomeza gukorwa mu itembera ry'amaraso anyura mu turemangingo mfatizo tuzwi nka selile. Aha naho umwuka wa oxygene usimbura umwuka wa carbone dioxide, umwuka mubi ugasohoka, umwuka mwiza ukinjira mu maraso. Ibi nibyo byitwa internal respiration. Uyu mwuka twakira uba umaze gutunganywa n'ibimera mu ihumeka nyarumuri, mu ndimi z'amahanga bita photosynthèse. Aho ibimera bifite ibara ry'icyatsi kibisi bifata umwuka tumaze guhumeka wa carbone dioxide bikayihuza n'amazi biba byanyunyuje mu butaka byifashishije imizi ku gipimo runaka cy'ubushyuhe butewe n'umucyo w'izuba. Ikimera kigakora isukari yo mu bwoko bwa glucose, kikanasohora umwuka wa oxygene twamaze kubona umumaro wawo haruguru. Umusaruro uturutse muri ibi bimera niwo turya: imboga, amatunda, ibinyampeke, ibinyamizi n'ibindi. Glucose na proteine tuvoma muri ibi bimera niyo yivanga mu maraso iyo ageze mu mubiri, maze akagaruka mu mutima nawo ukayohereza mu bice by'umubiri ajyanye ibyangombwa nkenerwa ngo umuntu abashe kubaho. Amaraso akorwa mu byo kurya akabyuka mu mwijima, ariko afite imiterere y'intungamubiri bitewe n'icyiciro cyazo. Uko umutima uteye amaraso anyura mu mitsi yitwa imijyana akajya mu ngingo zose kugeza ku karemangingo gato kurusha utundi, ajyanye ibikenewe mu birimo intungamubiri ziva mu byo tuba twariye, arizo glucose. Iyo glucose igeze mu turemangingo mfatizo ziratwikwa kugira ngo haboneke imbaraga zo gukora imirimo itandukanye, ari ukwinyagambura, kuvuga, kugenda, gutekereza, kuko buri kimwe cyose kibaho gisabwa imbaraga. Muri uku gutwikwa kw'isukari niho haturuka umwuka wa carbone dioxide ugasohoka mu ihumeka, amazi nayo agasohoka binyuze mu kwihagarika n'ubundi buryo bwo gusukura umubiri. Amaraso akimara gukurwa mu isukari ya glucose agaruka mu nzira yayo, akanyura mu mpyiko zigakuramo imyanda isohoka mu nkari. Amaraso agakomeza agana mu mutima anyuze mu mitsi yitwa imigarura. Umutima ugahita uyohereza mu bihaha akayungururwa, maze akagaruka mu mutima, umutima ukongera kuyohereza mu mubiri. Iki ni cyo gikorwa cyitwa itembera ry'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ushobora kuba munini ukaba urenze igipimo mu gihe waba uri kuri 90/130. Iki kibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije buri gihe kiba mu mitsi yitwa imijyana, ari ijyana amaraso mu ngingo. Iki kibazo gishobora gutera iturika ry'imitsi y'amaraso cyangwa guhagarara k'umutima, bikaba byatera urupfu umurwayi. Umuvuduko w'amaraso ushobora kuba ku gipimo kiri munsi y'igikenewe, ni ukuvuga kuba ku gipimo kiri munsi ya 60/120. Aha bavuga ko umuvuduko w'amaraso uri hasi cyane, ibyo mu ndimi z'amahanga bita hypotension. Umuvuduko w'amaraso udahagije buri gihe uba mu mitsi yitwa imigarura, ni ukuvuga imitsi igarura amaraso mu mutima.
Umuvuduko w'amaraso mwinshi mu bana aterwa ahanini n'impamvu zitandukanye, harimo umubyibuho w'ikirenga mu bakuze no mu bana n'ikibazo cyo gukanyarara kw'imitsi, ariko bishobora guterwa n'ikibazo cy'impyiko. Niba ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso w'ikirenga, gerageza kugabanya ibiro ndetse ukoresha indyo yuzuye yiganjemo imbuto, imboga z'icyatsi kibisi n'amatunda ndetse n'ibinyampeke. Dore ibyo ugomba kwibandaho ni ibi: kora imyitozo ngororamubiri nibura iminota 30 buri munsi, ibi bizagufasha kugabanya ibiro. Ikindi ukwiye kwibandaho ni ukurya indyo yuzuye, gabanya ibinure bikomoka ku nyamaswa kuko bituma imitsi ikanyarara n'inzira z'amaraso zikagabanuka. Ibyo twavuze muri iki kiganiro wabisanga ku rubuga rwa interineti ari rwo w3.kidshealth.org no kuri w3.nursingtime.net na w3.bit.ly. Nyinde Ernest dusabane n'Imana. Iki ni ikiganiro ubuzima bwawe. Ndabashimiye.